Did you know that there are Wari uzi ko hari indirimbo zimwe na zimwe iyo uziririmba bishobora kukuvana mu buzima bwo kwegera Imana? Ntabwo ndimo kuvuga ku ndirimbo z'isi zisanzwe, ahubwo ndimo kuvuga ku ndirimbo bamwe mu bakristo baririmba mu rusengero. Nubwo zigaragara ko ari nziza, hari zitarimo umwuka w'Imana. Imana yanga zimwe mu ndirimbo zo kuyiramya. Si ibintu byabaye rimwe n'ubu biracyabaho. Muri iyi video tugiye kuvuga ku moko 6 y'indirimbo utagomba kuririmbira Imana, cyane cyane mu rusengero. Indirimbo ya mbere ni izidaturutse ku mwuka wera. Abakristo benshi batekereza ko indirimbo ivuga izina rya Yesu cyangwa ikagira imirongo yo muri Bibiliya yita indirimbo y'Imana. Oya, ibi ni ikosa rikomeye. Indirimbo zidafite amavuta y'Imana ntacyo zimaze. Paulo mu Befeso igice cya 5 tubwira ko tugomba kuzuzwa umwuka mbere yo kuririmba indirimbo z'umwuka. Ijambo umwuka mu rurimi rw'ikigiriki risobanura igiturutse rwose ku mwuka wera, atari gusa ikintu cy'iyobokamana rusange. Bityo si buri ndirimbo yanditswe n'umukristo iva ku Mana. Indirimbo z'ubu nyinshi zimeze nk'izisi, zirimo uburyo bwo gukora umuziki nk'uw'abisi kugira ngo zishimishe aho kugera ku Mana. Zirashimisha abantu ariko ntizitanga ubushobozi bw'umwuka. Wamenya ute niba indirimbo yaturutse ku mwuka wera? Reba imbuto zayo. Ese yibanda ku byiyumvo gusa cyangwa ifasha umuntu guhura n'Imana? Ese ishingiye kuri Bibiliya? Ese yaturutse mu isengesho cyangwa yarakozwe kugira ngo icurangwe cyane? Abahanzi bamwe bemeje ko bandika indirimbo bashingiye ku byo abantu bazakunda aho kuba ibyo Imana yababwiye mu masengesho. Kuramya nyako ni ugusenga mu mwuka no mu kuri. Indirimbo zidaturutse ku Mana zishobora kuturangaza ariko ntituzishimire ku Mana. Yesu yaravuze muri Yohana igice cya 4 ati Imana ni umwuka n'abayiramya bagomba kuyiramya mu kuri no mu mwuka. Indirimbo zidafite ishingiro rya Bibiliya n'izakaga zishobora kuba zisa n'izera, zifite amagambo ashimishije ariko nta murongo n'umwe zishingiyeho mu ijambo ry'Imana. Paulo mu Bakolosayi igice cya 3:16 yavuze ko tugomba kuramya Imana twuzuye ijambo rya Kristo. Indirimbo za Zaburi ni urugero nyakuri rw'indirimbo zemewe n'Imana. Indirimbo nyinshi zo muri iki gihe zibanda ku rukundo rw'Imana gusa, zikanirengagiza ubutabera bwayo, ubwera no gutinya Imana. Hari zishyiramo imivugirwa idasobanutse aho abantu baririmba ibintu batumva. Paulo yavuze ngo mu Bakorino ba mbere igice cya 14 azaririmba mu mwuka ariko kandi anasobanukirwa ibyo aririmba. Ni byiza gusobanukirwa indirimbo mbere yo kuyiramya. Kuramya si ukwigana amagambo udasobanukiwe. Paulo yavuze ko aho utumva amagambo y'indirimbo uba umeze nk'umunyamahanga kuri uwo uyiririmba. Abisirayeli b'igihe cya kera bitonderaga ibyo baririmba. Indirimbo zifite injyana y'isi n'izindi ndirimbo z'akaga, nubwo amagambo yayo yaba ari meza, harambajwe n'injyana bifite imbaraga z'umwuka zituruka ahandi. Imana yaravuze muri Amos igice cya 5:23 ngo we ubwe atazumva injyana yabo. Si amagambo mabi yari afite ikibazo, ahubwo nuko imiterere y'umuziki ubwayo yari yarangiritse mu buryo bw'umwuka. Kwimakaza injyana z'isi muri kiliziya si ukuvugurura kuramya. Hari imiririmbire itegerejwe cyane mu buhanzi bw'isi cyangwa mu myemerere y'inyabutatu z'amadini atari ay'Imana. Dawidi yahisemo abacuranzi bafite impano ndetse n'ubuhanuzi. Ntibari abahanzi gusa, ahubwo bari abasenga. Iyo dushyiramo injyana z'isi tubikora tutazi ingaruka zabyo. Indirimbo zishingiye ku byiyumvo by'abantu aho gushingira ku kuri kw'Imana nazo ni iz'akaga. Yesu yavuze ko abaramya nyakuri baramya mu mwuka no mu kuri. Iyi ndirimbo igushimisha gusa ariko ikagutandukanya n'ukuri kw'Imana, iragutsindagiramo amarangamutima gusa. Iyo ari amarangamutima, Satana yabyaza umusaruro mu kuyobya abantu. Abantu benshi bagenzura indirimbo hashingiwe ku byo bumvise aho kureba niba Imana yayishimiye. Dawidi we nubwo yageraga ku byiyumvo byinshi mu ndirimbo, yagarukaga ku by'ukuri by'Imana. Niyo yababazwaga yarangirizaga ku rukundo, isezerano n'itegeko ry'Imana. Indirimbo zishingiye mu kwerekana impano y'umuririmbyi aho kwerekana icyubahiro cy'Imana nazo ni iz'akaga. Yesu yaravuze ngo agomba kwiyongera nanjye nkagabanuka. Yohana igice cya 3:30. Iyo umuririmbyi ashyize imbere we ubwe kurusha Imana, umurimo wo kuramya ubu umwanya w'iyamamaza bwite. Niyo Imana yavuze ko icyubahiro cyanjye sinzagihundi. Soma Yesaya igice cya 42:8. Ubuhanzi bwa kera bushingiye mu gukorera Imana gusa, ntabwo bwari ubuhanzi bwo kwiyerekana. Ariko ubu hari abantu bishingikiriza ku buryo runaka bwo kuririmba bugezweho. Indirimbo zakorewe isi hanyuma zikirirwa mu rusengero ntizihinduka indirimbo z'Imana ngo kuko zahinduriwe amagambo. Iyo zaturutse mu rukundo rw'abantu cyangwa mu birori by'isi, umutima wayo usigara uri uwo w'isi. Imana yavuze ko udashobora gushyira divayi nshya mu macupa ashaje. Matayo igice cya 9:17. Bisaba guhanga umuziki mushya uturutse ku mwuka, utari uwo gukoreshwa mu buryo bw'isi. Isomo ry'ubuzima: kugira ngo tumenye Imana by'ukuri tugomba kumenya amagambo y'indirimbo, inkomoko yayo n'ikigamije. Ntibihagije ko indirimbo ivuga Yesu igomba kuba yaturutse ku mwuka, ishingiye ku ijambo ry'Imana kandi itagamije kumenyekanisha umuntu, ahubwo guhimbaza Imana byonyine. Mugira amahoro n'amafaranga, njye ndabakunda.